igihe baza nk'umugore utishe ko kurashaka kujya guhura na kana gato tugasangira agacupa basaba nyine ngo ngaho cyenda ngo niba wumva nta tutagukeneye maze nawe rero ugahita ufata akamoto kaburagiye sawa ubwo nugaruka uzambwira muraho twanje kubasuhuza twongera kubaha ikaze ku biganiro byacu by'Ijuru Rito Family Show. Tumaze iminsi myinshi twari tubakumbuye abakunzi bacu. Thank you so much for being there for us. Tumaze igihe turi mu bintu byinshi bitandukanye n'impamvu mutaduheruka, ariko turabazirikana tuba dufite ibintu dutegura kubasangiza. Nkuko mubimenyereye ni Dudu na Virgile. Yes, dushaka kuganira umunsi muri rwa rwego rwo kongera kugira umuryango unezerewe, umuryango mwiza Ijuru Rito. Twabateguriye ikiganiro kivuga ku mpamvu ubushize twakoze ikiganiro kivuga ku mpamvu ibintu bishobora kwereka ko uwo mwashakane atakikwiyumvamo cyangwa se nawe utakimva urukundo rwakonje. Twababwiye ko tuzabakorera zimwe mu mpamvu zituma urwo rukundo rukonje. Nibyo twaje kugira ngo tuganireho uyu munsi. Yego, tangira rero tubere akambere. Yego, in fact urugo kugira ngo runezerwe, kugira ngo rube rwiza, nuko haba harubatswemo ubushuti hagati y'umugabo n'umugore. Ubwo bushuti ntabwo ari ibintu byikora, ntabwo ari ibintu bibyuka mu gitondo ngo bize, ni ibintu mwubaka. Hari ibintu rero tugira, hari imyitwarire tugira mu rugo fase y'uwo mwashakanye, ikaba yatuma urukundo rukonja cyangwa se emotional connection igenda, connection igatakara, cyangwa rimwe na rimwe akaba yanakuzinuka burundu igihe utabashije kugira ubwo bwo kubimenya ngo ugire ikintu bikoraho. Hari ibyo umuntu akora abigambiriye, cyangwa se hariho nibiba utabizi, ukaba wowe bitewe n'ukuntu wakuze, bitewe n'uko udafite ubumenyi, bimwe na bimwe bikaba wagira iyo myitwarire ariko utabizi. So niyo mpamvu tugira ngo tubiganireho, twungurane ubumenyi, tugire ikintu tubikoraho. Ikintu cya mbere twabonye, murabizi duhora tuba twidocumente, ntabwo ari ibintu tuvana mu mitwe yacu bitavanyeho ko ibyo tubasangiza by'iwacu, ariko hari n'ibyo dusoma. So akantu ka mbere baravuga ngo kumukomeretsa mu byo umubwira. Abashakashatsi bemeza ko iyo umuparteneri wawe ukunda kumukomeretsa, yaba kumubwira amagambo amucisha bugufi, umwibutsa les traits ziri negatif, ibintu bimuriho bitari byiza, niba wenda arimo ugahora umwibutsa ko ari mugufiya, ugahora umwibutsa ko nta bwenge azi, ari umuswa, ugahora umwibutsa ko abyibushye, ugahora umuca intege, ntumugire amagambo amurift, amutera akabaraga, umubwira amwereka ko ari umuntu ushoboye. Ibyo bintu bituma umuntu ahubwo kugira ngo usishare bibaye ari byo, abaye ari mugufi kandi nta bwenge afite, cyangwa wenda adafite byinshi kandi anabyibushye, ariko ntabwo akeneye kubimwibutsa. Ibyo ngibyo niko Imana yamuremye. Niyo waba ushaka ko ari ikintu abikora, ntabwo ukeneye kubimubwira mu buryo buri negative. Ntabwo ugomba guhora uzari mugufi wabimubwira, ubundi bimubwira ngo abikore wiki ko atabwikwenda. Yes, nta mpamvu yo kuko wenda byibushye nawe yakora agasiporo akegera. Ariko hari uburyo bwatari guhora umwibutsa, guhora umutsindageramo ko ari nabibi, guhora umubwira amagambo ari hashi, umubwira ibintu bimukomeretsa. Ariko se wowe iyo myenda ntunabasha, aho kugira ngo ufate ibintu byiza biri positive kuri we, ubundi bagira inama mu buryo bwo kubakana, kugira ngo wa muntu nyine ahora inshuti yawe, ko mwashakanye agomba kuba inshuti yawe, kugira ngo ube inshuti. Niyo navuze ubwo bushuti burubakirwa, buraharanirwa, burubakwa, buraharanirwa, ntabwo ari ibintu byiza. So niba wafata umuntu ugahora umubwira ibintu bibi, azaguhunga. Urumva uzatuma nyine urukundo rukonja, ko yumve ko wowe niba kujeho uramukritika, you know. Tugira akakabiri. Aka kabiri rero kuri cyo ngicyo waruvuze kijyanye nuko umuntu ashaka kuba akubwira ibyo bintu bikubangamira, bikagira hano bakagukomeretsa. Icya kabiri twasanze gishobora gutuma urukundo rukonja, impamvu ya kabiri ishobora gutuma urukundo rukonja n'abantu batavuga ibintu bibabangamiye.
hari abantu bakunda kwicecekera bati jyewe aho kugira ngo mbivuge bibanga bitume mugenzi wanjye babara cyangwa se bituzanire impaka reka mbyihorere akakubwira ibyo bintu bigize bibangamye wowe bikakubangamira aho kugira ngo bimubwire ugaceceka. Hari abantu babifatiye strategy bakumva nibyo ariko bikemura ikibazo by'igihe gito. Arabikubwira uyu munsi ukabiceceka bigatuma nyine uyu munsi muryama ejo mukabyuka cyangwa akagira ibyo agukorera ndakunda gukererwa bya bindi tujya tuvuga cyangwa se ntagira isuku nk'uko ubyifuza cyangwa se atahatinze akunda kujya mu kabari agira gute none umuntu akanga kubivuga azi ngo arimo ararengera relation agapfiramo imbere. Wabonye umuntu yambaye wenda akunda kwambara turi gutaka gatuba ngo hari imyenda hakabaho imyambaro hakabaho n'ibyo kwambara uzanga ahora yambaye ibyo kwambara n'uvuga ngo ni ibintu byose bipfuka umubiri tu kandi bikakubangamira wenda uzi ko mu rugo hari imyenda mizima ugaceceka mukagendana uwo munsi yambaye ibintu nawe utishimiye kandi yari bwambare wenda indi myenda ukumva urifiye. Ibyo bintu rero bishobora gukemura ikibazo by'agahe gato ariko uko bigenda biba byinshi akubwiye ijambo rirakubangamiye ntubimubwiye yambaye uko abonye ntubimubwiye bigera aho ngaho bikaba byinshi mu mutima ukagera ahantu noneho connection igacika. Twa tuntu duto twagiye tuzamuka twirundanya tukaba ikirundo bigatuma ya emotional connection icika kubera ko you don't take time to talk. Ntabwo mufata umwanya ngo umubwire ibikubangamiye mu biganireho mu bishakira igisubizo uvuga nawe agakurikiyeho. Ubona aka gatatu kutizera uwo mwashakanye ibi ngibi birisobanura. Hari igihe usanga umuntu abana n'uwo bashakanye ariko ugasanga horahangayitse ubu ngubu gatari mu rugo yagiye hanaha hari amarelation amwe namwe naho ufite nk'urugo nzi ko byanze bikunze ari nk'urugero rw'umuryango uzi aho umugore ashobora guharangayitse mu mugabo wenda arahanaha hari utublage tujya dutambuka nk'umudamu wenda akaba yabonye nk'umugabo yamwandikiye ati ndatinzeho gato agatavuga take your time darling nta kibazo ugahita bashyiraho n'undi mugore umubwira ngo ngo kiri mu bagore agashyiraho nk'agafoto umugabo wenda tuvuga ari cyari nko mu kazi ari gustragolinga kugira ngo mugere mu rugo. Urumva kutamwizera biguha room yo guhora umushaka umutuka guhora ushaka umukritika bigatuma mwoza ku nkeke uri he kumunande kubera cyari we muri gusangira gushaka kuvugana ngo nabo muri ngo nyereke ngo impaba muri kuvugana kujya muri telefone y'umugabo cyangwa y'umugore ujya gucekinga. Ibyo bintu byo guhora uhangayitse kubera kutamwizera bituma hazamo insecurity yabo muri wowe noneho rero kandi ufite insecurity nk'umuparteneri abantu bashakanye byanze bikunze mugenzi wawe arabifiringa ko hari kitagenda icyo kintu rero byanze bikunze urumva rimwe na rimwe noneho hazamo no kumubuza kuba yasohoka kubera ko tubwena nko muri case y'umugabo utizera umugore we ho babiri pire umugabo utizera umugore we babinakabije ni wa wundi ushobora no gutuma adashobora no kuba yahura n'inshuti ze akamuca ku nshuti akamuca ku miryango sinshaka kuvugana na bakuru bawe baragushuka sinshaka kuvugana n'abana bawe baragushuka sinshaka kugerana n'akanaka aragushuka kumubaza ukafata telefone ninde mwavuganye rimwe na rimwe hari n'abafata amatelefone y'abagore babo bakayamena byanze bikunze kutizera uwo mwashakanye bitera umwe kuba bikonjesha urukundo ari wowe utamwizera bituma urukundo rwawe rukonja kuko buri gihe uvuga ubu abagore baramujyanye ubu bagiye mu bagabo none nawe kutizerwa urumva ugiye wenda mu kazi ndi kurangiza raporo ukakomeza umamagara uri hehe ugeze hehe ubwo nibagiye mu bagore bitera stress bigatuma umuntu urukundo rukonja. Aka kane ni ukudatega amatwi. Hano iyo tuvuga gutega amatwi hari igihe abantu bumva gutega amatwi akumva ni ukumva umuntu gusa ariko bura muri mu bana b'abashakanye haba hakeneye gutega amatwi bya nyabyo. Akenshi hari igihe umuntu atangira kukubwira ikintu kimubangamiye tumwe twavugaga hejuru cyangwa se kimuremereye ashaka ko muganiraho mbere y'uko atangira kuvuga ugahita umuca mu ijambo ugatangira kwisobanura. Aho utangiye kwisobanura ubwa mbere niba ngiye kugwana ariko rero ngenda ndabona ari ukuntu twajya wenda twihutisha ibintu ntidukererwe ugatanya kumwira mba ndimo muri binini wajya gukora nta kintu gukora ubona se nicaye usubona nicaye byose mba ndi kwambika abana nk'ibiki
mu kandi kanya umugore yaguhamagara cyangwa wagira mu rugo akagwata ariko rero ati nk'ubure bigiye gutahiye mba nategereje ngo uze dusangire ugatangira ariko se numubona ko mba ndi kuganira n'abandi bagabo mukabari habadiru mba ndi mu madiru nk'umuha umwanya ngo asohora amarangamutima ye akubwira uburyo bimwe fata umwanya umwumve ikindi ariko nanone njya ngo ibyo twavuze ubushize mu kiganiro kijyanye na communication natwe tumenye igihe tubwirira abantu ibintu n'umugabo atashye amaze kwitamo imitsingize 3 cyangwa 4 araje yageze mu rugo uhise umwataka uzanyemo uburyo atinda ntabwo bihura aruvuga no kumenya igihe avugira noneho tukafata umwanya wo kumutega amatwi iyo dufashe umwanya rero tukamutega amatwi bigenda neza iyo bitagenze neza iyo udateze umuntu amatwi atangira connection itangira gucika atangira kutakwiyumvamo n'urukundo rukagabanuka bigatuma n'ubucuti bitabaho ikindi buriya abajya bakunda kuvuga ngo abagore iyo umuntu ari kuganira n'abagore cyangwa n'umugabo abagabo bo ni bakeya ngwe muri kuganira ushatse wagireka kumva cyane ibyo ari kuvuga aho ukumva ibyo atavuze igihe baza nk'umugore utishere ko urashaka kujya guhura na kana gato ugasangira agacupa basaba nyine ngo ngaho cyenda ngo niba wumva nta tutagukeneye maze nawe rero ugahita ufata akamoto ukaburagiye sawa ubwo nugaruka uzambwira tubwira agakurikira ahubwo uzabikora azatubwira cyane ko abadamu tunikundira emotional connection kandi iyo muduteze amatwi biba bihagije burya biraryoha gutegwa amatwi uwo mwashakanye akaguha umwanya akagutega amatwi akumva ikikuye ku mutima tubwira ka gatanu gupfusha ubusa umutungo w'urugo umeze nkaho uri umuntu spendinga wenyine nkaho ukiri celibateri uri muri ghetto mbese ahangaha abashakashatsi bemeza ko iyo ukiri single iyo ukiri umuselibateri ushobora kugura ibyo ushaka wakugurira iPhone ya miliyoni 1.200 wakugura ibintu byose ushaka nta gutekereza gesho bizabira gute byose wabigura ariko ntago ari ngombwa ko ujya mu bintu byinshi cyane byo gutekereza kuko ingaruka ziba zabaza kuri wowe wenyine ariko noneho bakemeza ko iyo umaze kugira umuryango icyo gihe ibintu byose ukora mu bijyanye no guspendinga amafaranga no gukoresha umutungo ntago biba bikiri bikureba wowe ahubwo biba bireba wowe n'umugabo wawe ndetse iyo mwagiriye n'umugisha wo kubona abana cyangwa mwamaze kugira abana mu muryango n'abana baba bari involved ku buryo yaba ari n'ingaruka zose murazibiyaringa yaba mu guteganyiriza abana muba mugomba kubishyiramo hamwe sibyo ni ukuvuga ngo umugore wawe cyangwa se umugabo wawe baba bagomba kuba involved muri spending y'amafaranga mwinjiza hariho imiryango imwe n'imwe iginapfa ko umugabo ngo yinjiza menshi umugore yinjiza make cyangwa se umugore yinjiza menshi umugabo yinjiza make mu gihe uzajya nayo winjiza nanjye twishyiremo amafaranga angana ayandi asigara n'ayanjye ku mufuka kandi mu muryango kugira ngo unezerwe binabarinde kwambwa n'urwo rukundo rukonja ni uko ahubwo mugira uburyo bwo gushyira hamwe mugashyira hamwe mu buryo bwo guspendinga na ukuvuga ngo muri kino gihe kandi abashakashatsi bemeza ko n'ikibazo kigisigaye kigenda kiyongera mu miryango mu bintu bya finance biba ikibazo mu muryango cyane ko dusigaye dufite abantu batangiye no kumenya ibintu byo gusezerana ivanguramutungo uretse ko iyo mwavanguye buriya ngiye mba mbona n'ubundi warya yawe nta kibazo mwarumvikanye ibyo mushyira hamwe ugenda hazana 300 nawe uzane 300 ayabaye gutunga urugo niba umugore akorera miliyoni agasigarana 700 ayo ntabakureba ni ya communication n'ubundi icyangombwa nuko mubiganiraho mukabyemeranyaho ariko apana kwishyiramo ngo za spending nkuko na spendinga nkiri umujene nkiri umuselibateri kandi warageze mu rugo kuko ahangaha ingaruka murazifatanya cyane mwakoze uvanga mutungo mwangu niba mwaravanze umutungo ukorera desa n'ukorera 800 birahura bikaba miliyoni ntabwo rushaka kwipermeta kuguramo izo iPhone za 900 cyangwa ngo ubyuke mu gitondo kwa kunyuze ku muhanda wabonye laptop ya 500 uyigura utabanje kuvugana n'umwashakanye murabanza mukicara nka famille mugaprioritiza mwarangiza ibindi nabyo mukabiganiraho uburyo mukoresha ibisigaye ko mugomba no guteganya ejo hazaza h'umuryo iyo bidakozwe gutyo nabyo birazi kajya muri za mpamvu zituma urukundo rukonja iyo yapfusha ubusa gutyo mugenzi wawe we aba afite umutwaro wo gusigara
asa n'ibyo wangije niba uguze iyo laptop ya 500 kandi hakenewe wenda na minervale z'abana wasigara ari kwibaza ndakora iki kugira ngo mbone amafaranga yo gukompansa bita bitangira rero kubaza kubundi umuntu wandongoye cyangwa umuntu arongoye arakuze mu mutwe azi ko turi babiri shirazi kujya ibintu binyibikije umuntu umwe yigeze kumva abiganira gutya abitubwira avuga ati madamu wanjye ni ikibazo uweze ko nabwo wabona ikibazo muri umudamu nashatse ngari macuwa yego ntabwo muri macuwa ariko uziko ngije muri waragiye kubona umuntu afite telefone 600 atarigeze no munsi n'umwe ambwira ko akeneye kugura telefone 600 ubona babaye ubona bimuhangayikishije urumva deje iyo bitangiye nka gutyo hakaza hakandi tusembro iyo atangiye kwibaza ngo umuntu arongoye ni macuwa kaba kabaye katureba ka gatandatu ni ukugira ibintu bigutwara umutima birenze ibikenewe icyo mu gifaransa cyangwa icyo byo bita obsession cyangwa obsession mu cyongereza ugasanga umuntu abantu twese tugira akazi abantu bose bariga pe abantu bose banyuzamo bakareba filime bakunda siporo kareba match bakagira mama group bagenderamo bakajya kuri social media cyangwa bakajya gusenga ako akabigira umuntu ujya gona ukabona yifungiranye mu gasanduku k'icyo kintu niba ari akazi arakora amasaha ahemberwa nagera no mu rugo yinyabye mu cyumba afunge ngo ari mu kazi none se kwinyabye mu cyumba gakora nibibi ufite nk'akazi kenshi kiri wakoze kuva mu gitondo n'umuntu watangiye akazi yapfuye atarakarangiza ufite urugo ufite abana uraje ugeze mu rugo umugabo araho ari kuganira n'abana uhise ukatira mu cyumba urafunze ufunguye laptop hanyuma nase shirwa ufite akazi kenshi kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu no kwa gatandatu n'ikindi cyumwe basi biremewe ishuri imwe birashoboka ukwezi kuri kurangira muri mu maraporo ariko icyo gihe nabyo narokomanda yuko uguma ku kazi ukabanza ukabirangiza none ukaza gutaha ariko no mu rugo ushoza cyangwa no mu rugo wabihakorera ariko atari ibintu bihoraho ariko atari ibintu bihoraho usanga umuntu yaragiye yabaye umuntu wa siporo ukagira ngo afite imigabane muri Arsenal na Bayern Dominique rae kuwa mbere Bayern yakinye ntabwo aboneka mu rugo kwa kabiri Arsenal yakinye siporo ni nziza muragomba kuba hereza siporo ni nziza ariko ikintu cyose cyo cyamaze kuba ubusasi boniyare yare na myaka 100 ariko se niba wararongoye umugore mukabyarana abana ukarongora na siporo nyine no umukeba ugomba guhitamo umugore umwe so ndikumva ikintu cyatse kuvuga no kwirinda obsession donc ibintu bigutwara umutima ngo ugende burundu ukabyi voilà cyangwa umuntu avuye ku kazi ayinjiye mu rugo ajya kuri social media avuye kuri Instagram agiye kuri Facebook agiye kuri WhatsApp akajya garuka agenda umwana yaza kumuvugisha buretse ndaje cyangwa nanamwitana ubwo wari undi mukeba wakanga Adamu mwebwe rero mwikundira amaseri naho simenya ntazike bakunda filime shaje dukunda zitandukanye n'ibyo mwe mukunda za mari natwe tuga nka 24 ari korona mari ya kera je niyo meruka ko niyo nzi ko yajyaga batwara umwanya umugore akagenda akayibamo umugabo akagera mu rugo nta namwiriwe ibyateye bisigaye bihayeho byo gusenga ubwo yajya kuryama akajya kuryama umugore muri mari cyangwa muri kaseri akajya kubyuka yagaruka nka saa 10 agasanga umugore acyari muri seri hari yitwa ngo Casa del Papel abagabo minsi ishize ngo yari iri guca ibintu nanze kureba aho na saison imwe kugira ngo ntatwara ni abagabo biri mu bintu by'amabandi nibaza ko ni byiza kuruhuka ariko iyo byabaye obsession usanga umuntu umutima cyane ahera ro premier akageza ro 30 ngo ari mu masengesho urasenga kugira ngo isi yiturune isubira inyuma urasenga gutyo warongo ibintu byose ntabwo ari bibi pe ibintu byose navuze akazi amasomo siporo amagroupe social media gusenga ntabwo ari bibi ariko uhera ro premier ukava mu kazi cyangwa nutanakagira ukiri gusenga iminsi 31 Yesu ni yajyaga munuze mu sinagogi kwa gatandatu iyindi minsi akabari harimo gukora akazi se yamutumye ko kwigisha urasenga uragira ngo isi zahindukire uragira ngo umunsi umwe ukorana n'uwo tuzi urimo kubigiza hirya uri gusaba extension banza wite ku rugo washinze ngora nutabikora rero barakubura emotional connection ivemo
senga biringaniye ujye kwita ku murimo kora akazi biringaniye yego winjiza yo gukorera ariko ubure n'umwanya wo igihe kari kenshi ugakora nabyo ntitubikubujije ariko birinde ko byagutwara umutima ngo bimere nka refuge voilà fatameze babikora n'ubundi bikamera zundi nk'aho babahunga iki ntawamenya sheri urahunga urugo ari we warukoze zundi niba wamugana umva utaruryohewe warukoreraga iki tuzabigarukaho mujye mwubaka ingo muzi ibyo mugiyemo tubwira abakurikira ikindi ni kutamenya gusaba imbabazi cyangwa se guca bugufi imbere y'uwo mwashakanye uri umuntu wihagararaho utajya umenya na gato gusaba imbabazi mugenzi wawe igihe wamubabaje hari igihe ukora nk'ikosa aho kugira ngo usabe imbabazi mugenzi wawe ugahita ugira ababyita kugira ego ukaba wa muntu uhora wihagararaho na rimwe mu buzima bwawe udashobora kuvuga sorry kandi buri ijambo sorry rigira ibintu byinshi cyane pardon donc birepara mu rukundo pas seulement no mu rukundo no mu bushuti you know aha twumve neza ko uburyo bwo gusaba imbabazi biba butandukanye ku bantu babiri ku bantu donc bitewe n'abantu hariho abagabo cyangwa se abagore basaba imbabazi bavuga akaba yaza akubwira ati I am sorry darling hariho undi ushobora kwandikira SMS hari ushobora kuzana les fleurs umugore akaba azi ko umugabo we yamukosereje amuzanira ibirabyo akamusaba imbabazi abadamu ba kera bo ngo babaguriraga wax hirya hano mu baturanyi bo ngo haramwango nkubita ariko ningira amahirwe arankubita atahane igitenge so nukuvuga ngo ugomba kumenya umuparteneri wawe ukuntu amera ukamenya n'uburyo asaba imbabazi ku buryo igihe yagusabye imbabazi hariho nabikosora gusa ikintu yakubabaje akaba azi ko yakubabaje ntabashe kuvuga kubera ukuntu yakuze akaba atabasha kuvuga ngo atobora avuga ati sorry ariko agakora akagira les actions zikwereka kuko yikosoye niba wenda ari gutaha atinze akajya ataha kare kandi akaza avuga neza ubona ko rwose nawe afite isoni so bigusaba ngo nawe uzano ufungura umutima umwakire utange pardon kuko yaba gutanga imbabazi yaba no kuzisaba byose byongera uburyohe bw'urukundo mu muryango iyo hatabamo rero uko gufungura umutima ngo uzitange cyangwa se ngo nawe uzisabe bituma urukundo rukonje ari utazisaba atuma rukonje uzisabwa nawe ntazitange nawe yatuma rukonje agakurikiyeho rero ko reka mbite barumuna ba Yeremiya igitabo muri Bibiliya abasoma Bibiliya ahantu harimo ngo amaganya ya Yeremiya sindayasoma neza ngo numve ibyo yaganyaga ariko hari umuntu mubana agahera ku itariki ya 20 kugeza ku itariki ya 31 yivugira ibintu bibi gusa ahora mu ntambara umwanda yewe nakererewe ukanyango complaining agahora complaining akantu gatoya kabaye navuga ati kame hari kimusha mugenzi washobora kwibeshya umuntu ashobora guhaguruka yaragiye guterura telemusiki kubitazi kameneka baba we ukagira ngo ni isi barekuriye hasi akabyimba kagira iyo uhorana umujinya gutyo rero nta muntu utishimira ku bantu haryoshye hatuje hari amahoro nujya wigira murumuna wa Yeremiya cyangwa mushiki wa Yeremiya ukajya uhora yaba no mu bakozi ubwo ni ahantu turi kuvuga mu bashakanye hagati y'umugabo n'umugore ariko no mu kazi ni kimwe ushobora kuzi boss uhera kuwa mbere akageza kuwa gatanu umuha raporo kuvuga mu bakozi bo mu rugo bagukorera ukagira nko mu rugo wowe wenda tuvuge nk'umudamu par exemple ukagira mu butuka abakozi ugasanga nta mahoro ashobora ntawaharamba ugasanga uri n'umugabo uhora tukabana uhora tuka umugore wicaye mu rugo umwana abana ubundi kamere y'abana no gukubaga yanyerera ku gikombe cya kwikubita hasi ukabigira intambara nkaho ari bomba atomique bateye muri Hiroshima ubwo rero abantu bagera hano bakakuzinukwa na rwa rukundo rugakonja rimwe na rimwe niba ari n'umugore uhora asakuza gutyo umugabo akajya guhungira mu kabari waba uri umugabo nawe ugera mu rugo umugore akajya yivuza ati cyagiye kikabona abantu bagisengerera basi kikaza kigize so duharanire kubiba amahoro kubiba uburyohe mu rugo mu muryango aho kugira ngo tuhabiba amatiku n'intambara cyane ko amaganya burya atuma nta na morale mugenzi wawe ashobora kugira morale kutari ku muntu agoza ku nkeke zarebe n'inshuti y'amaganya abantu barayihunga akanyuma ari nako karakomeye cyane gukunda no gusenya ingo nyinshi akenshi na kenshi karasenya byo pe guca inyuma uwo mwashakanye ntago ari no kuvuga ngo uwo mwashakanye ngaza urukundo ruzakonja gusa ahubwo noneho bishobora no kugusenyera ibibyo no ibingibi n'amategeko arabyemera ko ifashe uwo mwashakanye ari gusambana ayaguciye inyuma uba ushobora guhita usaba divorce
ufite ibimenyetso. kandi guca inyuma uwo mwashakanye ntabwo ari ukujya gusambana gusa, harimo no kuba wagirana ubucuti bwimbitse muganira ibintu biganisha ku mibonano, ku rukundo n'uwundi muntu nubwo mwaba mutararyama, ariko muganisha niba muciye inyuma. Nose sherika nkubaze nk'urugero tuvuge wenda umuntu ntabwo wenda kudashobora kugira undi muntu w'inshuti muganira ibintu bisanzwe, ariko ushobora kugira nk'umuntu muganira ariko mubona muganisha ku bintu nyine by'urukundo, mugakunda nubwo mwaba mutararyamana ariko mukagira ibintu byo gukundana nyine nk'abasheri, nubwo wowe ukumva ko wenda mu mutaryamana nawe ngo ntabwo uca inyuma mwashakanye, uramuca inyuma kuko uri kuganisha nyine muri kuganira muri kuvugana ibintu by'abantu bakunda. Izo firingi uri guha uwo mugabo w'abandi cyangwa izo firingi uri guha umugore zakaba ari iz'umugore wawe. Yego, so ibyo ngibyo byo birisobanura nabyo biri mu bintu bikonjesha urukundo, ariko byo binapire kuko binaganisha ku rugo rwasenyuka. So ibintu tubaganirije ari bimwe na bimwe, ntabwo ari byose. Niba hari ibyo wowe ubona wenda ujya ukora, twababwiye ko rimwe na rimwe ubikubaho utabizi bitewe na education idahagije mu bijyanye na mariage, cyangwa se bitewe n'ukuntu wakuze, ugerageze urebe uruhande rwawe ugire aho wikosora. Niba kandi hari ibyo udakora wenda ukabona hari ibyo mugenzi wawe ukorera, mushake murebane kino kiganiro, muganire, mugirane ibiganiro, nawe agira ukuntu yikosora kugira ngo dukomeze tugire imiryango inezerewe. Niba hari ikindi ubona ushobora kuba wumva gishobora gutuma urukundo rukonja mu muryango nk'impamvu, kugira ngo dufatanye n'ubundi twabwiye ko Ijuru Rito urubuga rwacu, namwe mwayishyira muri commentaire. Niba hari inshuti cyangwa umuryango wumva ukeneye kureba iki kiganiro, kibasangize. Niba utarasubscribinga kandi kanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho tukibishyiraho. Munadushyigikire. Murakoze cyane, tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao bye. Ciao, ciao. Thank you for watching. Bye.